tuzi yuko Ishimwe Vestina ari we muntu wakoze makeup, twari tuzi yuko murumuna we Kamikazi Dorcas atakora makeup cyangwa yisireho ibisuka, ariko ibyo byose birashoboka. Rero ku munsi w'iriya ndirimbo ya Emmanuel bayisohora, murabizi yuko aya mashusho muri kugenda mubona, muzi yuko ari ay'indirimbo yabo ya Emmanuel yahitinze cyane ikuzuza miliyoni mu minsi 3 y'abantu bari kuyikurikirana. Rero ntabwo ubwo bakoraga izi ndirimbo bagombaga kumera neza cyane, kuko dore bari bagiye mu ndirimbo amashusho akaza asa neza, amavideo akaza asa neza. Rero njyewe si ukuvuga ngo natongo, ahubwo ni ukuvuga ngo ni byiza cyane, kuko kugenda wisize amavuta ukayaga muri video ntabwo biba ari sawa. Rero Dorcas murumuna we murumuna wa Vestina, nkuko Vestina twagiye tubibona ubwo yamaraga gushakana n'uya mugabo, ADPR yase nkaho imubwira ngo ntabwo tuzagusezeranya n'uriya mugabo. Erega kuba itagusezeranya, ubundi gusenga ni mu mutima, gusenga ni mu mutwe. Icyambere kuba ukiranuka kandi kubuza Imana nicyo kintu cyambere ukwiye kugenderaho. Rero Vestina we ntabwo yaje kuba yasezerana n'uriya mugabo muri ADPR, baramwangiye ngo umugabo ngo ni umwisilamu. Niko nabyumvise, ariko kuba yenda batarasezeranye Vestina yahise yisukisha nyine akora bya bindi ADPR yanga, arisukisha yitira makeup, ko ADPR ni idini riyobora abantu, ukavuga ngo urambara iki ngiki kigera ku birenge, ntabwo ugomba kwisiga makeup, ibisuko birabujijwe, ipantaro irabujijwe, ibintu nk'ibyo byose. Rero Vestina we nyine bamukuye mu idini, ariko gusenga nicyo kintu cya mbere. Rero bamaze kumukura mu idini, murumuna we Kamikazi Dorcas we ntabwo twari twamura yishyiraho ibisuko, n'ubundi asanzwe yifitiye akanatirere kiwe. Rero kuba umuntu yakwisiga ga foundation cyangwa kwisiga karabero ntabwo bibujijwe, ariko kuba yenda yarabyisize abantu benshi bagatungwa, nagiye mbona ku matezi nyinshi cyane, abantu benshi bakavuga ngo nawe se agiye kwigira nka mukuru we. Oya, siyo mpamvu, ahubwo ikintu cya mbere tukwiye kubona ahangaha, ko mubizi yuko bari bagiye gukora iriya ndirimbo. Kuba wakora indirimbo, amashusho agomba kuba aza asa neza, ibintu byose bikaba biza bisa neza. Rero Vestina cyangwa Dorcas rero nawe abantu benshi batunga bavuga ati nawe se agiye kwihindura nka mukuru we, cyagiye gushyiraho makeup. Oya, rero kuba yarakoze makeup, kari kasanzwe, nta bintu birenze, kuko ni akantu kaba kari sipo cyane, bitaba binaremereye cyane. Rero ndumva atari ikibazo. Mu minsi yashize bakoze poste nako barabatumiye hariya muri Canada kujya kwitabira igitaramo, bazakora igitaramo cyiza kizitabirwa n'abantu benshi cyane, ku ndirimbo yabo nziza cyane, indirimbo ya Yebo yakunzwe n'abantu benshi cyane. Iriya ndirimbo abantu benshi barayikunze. Rero iriya ndirimbo yabambukije outside the country, yabambukije hanze y'u Rwanda, bagiye gukora n'ibindi bitaramo. Twajya tubona ibitaramo hano mu Rwanda, ndetse nubwo mu minsi yashize twagiye tubona igitaramo bagiriye i Burundi, ariko n'ibitaramo bya hariya hanze nabyo bigiye kuzajya bibaho, kuko bamaze kumenyekana, bamaze kwandika izina, bamaze kumenyekana, bamaze gufata indi ntera. Tushimira Imana rero igende baha abafana, Imana igikomeza ibashyigikira. Tujye kubona mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Rero ndagira ngo mbasabe, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kuraho subscribe ukandeho gusa, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose, bitazajya bibasiga cyangwa bibacika. Njye muba muri kubana mbagezaho ibiganiro byacu byose, cyangwa ibyegerano, amakuru agezweho. Nitwa Joy cya Joyce yose nayanjye. Nshimira Imana Nyagasani yabamwe, mujye muhamura ubwiza bw'Imana bujye bubabaho. Mukandeho hasi gusa handitse sabone cyangwa subscribe, kugira ngo tujye tubana. Comment yanyu ni ingenzi, like yanyu ni ingenzi. Tubane rero mu kiganiro cyacu cy'umunsi, turebere hamwe ese bageze ku cyese, bakoze ibihe bitangaza. Tunabashimira yuko bagenda baduha indirimbo nziza, indirimbo zitunyura turi benshi cyane. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, ahantu hose muri mpande zose z'isi, ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe, ubuzima bw'Imana abane namwe, mujye muhahamura ubwiza bw'Imana bubabeho. Rero kuri uyu munsi mwiza cyane twagiriye mu gice, tukaba twabonye umunsi, hari benshi batambutse, hari benshi bapfa, ariko twe dushima Imana yuko tukiri bazima. Ibyo Imana ibishimirwe. Rero tugenda tubona amashusho ku mbuga nkoranyambaga meza cyane. Uyu mwana mwiza wagize n'amanota meza cyane y'icya leta witwa Dorcas rero nawe abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo yisize makeup, yakoze makeup. Kuyikora si ikibazo, ahubwo kuvuga ngo kuba yayikoze akaba ari no kubaha ubutumwa bwiza. Ese mwebwe mukuramo iki muri ubwo butumwa, cyangwa ubutumwa bw'indirimbo bagenda babagezaho bibamerera bate? Ibyo rero nibyo byose tuje kugira ngo
tuganeho akanya gatoya kugira ngo turebe hamwe. Ubundi aba bana bakuze baririmba muri korali, bakura baririmba indirimbo zifasha abantu z'Imana, zikura abantu mu byaha, zigakura abantu zikabafasha, abana bato bakaba bazizi. Rero yitwa Dorcas ndetse na mukuru witwa Vestine. Ni abana bakuze baririmba ariko ubu ngubu ntabwo bakiri abana, barakuze. Kugeza n'ubu ngubu umwe rwose yabashije kuba yashaka umugabo mwiza, umugabo w'agatangaza, ufite w'umujejetafaranga witwa Idrissa Ouedraogo, ariwe Vestina yashatse. Uwo bamazanye igihe kinini cyane, ntabwo ari kinini ariko ni kinini kuri bo, kuko urukundo nicyo kintu cya mbere ubu gikwiye kubaranga. Rero uyu muri kubona ari gufotora ni Chris Easy. Sinzi niba muri kubona ku buryo ki mwayibonye, muri kubona n'umuntu uri kumusiga aka make-up kugira ngo nyine ase neza. Ubundi aya mashusho twagiye tubabona mu ndirimbo basohoye yitwa Emmanuel. Emmanuel yarakunzwe cyane, muri statu yari yujuje miliyoni irenga. Rero ibyo byose nibyo muri iyi ndirimbo bakoze, bagize neza, baduhaye indirimbo. Muri kubona n'umuntu ari kumusiga agasantrale, akasampo k'aka make-up. Rero abantu kuvuga ntabwo babuza abantu kuvuga, ahubwo bo baravuga cyane, bakavuga n'ibiterekeranye, ariko twe dushima yuko rwose Imana ikibarinze kandi bakiduha ibintu byiza, bakiduha indirimbo nziza, bakiduha ibintu bigezweho by'indirimbo nziza. Rero nibyo byose tuba tugira ngo tuganireho, tubagezeho ibintu byiza by'agatangaza. Ese mwari mwabona yisize make-up? Ese mwari mwabona yisize igisuko? Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bintu bakwiye kwibaza cyangwa bakaba bakansoringa, kuko nta biba birenze biba birimo. Ahubwo nuko idini tuzi basengeragamo rikaza ibintu, ariko buriya nta birenze kuri bo. Ngaye nguko rero uko biba byifashe, reka minanga mbashimira, mbasabira umugisha. Imana itanga ujye babaho uko bwije nuko bukeye, murambasabira bya bindi byiza byose muzi abantu benshi batajya bavuga, ariko njyewe ndabibasabira. Ngaho rero umugisha ubane namwe. Bye bye, ndabakunda cyane. Bizu.